Bahaye ikaze kuri GITV. Jyewe nitwa Dodos Chenko. Ngiye kubagezaho inkuru nziza cyane yitwa Jen's Life episode ya mbere. Kora subscribe niba utarayikora. Dutangirane. Bahaye ikaze. Dutangiranye n'umusore uryamye muri salon yitwa Rodrigue. Ubusanzwe ni umu content creator. Ari kuvugira kuri telefone avugana na sheri we, ari kumubwira ukuntu Instagram ye itagitera imbere kandi nta n'abaforowa bahagije ajya abona, akamubwira ko agiye gukora account akayigira nk'aho ari umukobwa kugira ngo arebe ko yatera imbere byihuse. Uwo musheri we akamwumvisha ko nabikora gutyo nta kibazo kandi bizagenda neza, abafollowers bakaboneka. Rodrigue yavuye kuri telefone ahita afata account yiwe yiyita Teta, apostinga amafoto menshi y'abakobwa beza, arangije ararekera. Ku rundi ruhande tugarutse muri gym nziza cyane, hicayemo undi musore witwa Tiger. Tiger ari kuri telefone ku rubuga rwa Instagram, ari guscrollinga agwa ku ifoto y'umukobwa mwiza cyane, akajya zooming in and out itamwandikira. Rodrigue ahari yabonye message ku rubuga rwe rwa Instagram, ako kanya aratungurwa, afunguye message abona hey beautiful. Ahita areba profile y'umuntu umwandikiye, asanga iyo account iri private. Arebye ifoto iriho asanga ni ifoto y'urusamaguru nini cyane. Ahita agaruka muri message aramusubiza hey. Ako kanya Tiger ahita abona wa mukobwa mwiza cyane aramusubije ngo hey. Ahita ahamagara undi mugenzi we bari kumwe muri iyo gym. Yo Kongore yes boss, what's up? Yo Kongore umva igera hino mwereka wakintu reba no mafoto. Boss, uyu mukobwa karenze se wallahi. Uretse gusara banze urebe iyi foto, reba niyi, reba wa muginga. Boss, uyu mukobwa se muraziranye wallahi. Uyu mukobwa ararenze. None se ubwo urahuta aramwandikira se wallahi? Naba ndaho naramwandikira wakireze ureba. Ndamwandikiye ahita nsubiza. Ahubwo se sineza ngiye kubikurikirana wallahi, sineza. Jewe boss, niyo ino gym yawe wayishyiraho nakwemerera uyu mukobwa ararenze bya hatari. Tiger Yesu yongera yandikira wa mukobwa aramubwira you are so beautiful. Rodrigue nawe ahari abona indi message iraje ivuga ko ari mwiza cyane. Abibonye arumirwa abura naho areba, ariko yabinegirije cyane ahita amusubiza thank you. Tiger nawe ahari abona disi umukobwa n'umwana mwiza, ahita amwandikira ko ari umwana mwiza cyane, arangije anamusaba amafoto yiwe. Rodrigue ajya kubona n'ubundi message iragarutse bamubwira ko ari umwana mwiza kandi bari no kumusaba amafoto. Abitekerejeho neza ahita amuhereza amafoto n'ubundi yari uploadinze kuri ya Instagram y'uwo mukobwa mwiza. Tiger yabonye arasara, ahita atangira kumutereta. Rodrigue yese ahamagara wa mukunzi we, agiye kumubwira ibimubayeho mu kanya gato nk'ako guhombya akimara guhindura account ye. Amubwira ukuntu ahuriye n'undi musore kuri Instagram, ikindi kandi yatangiye kumutereta. Anamubwiza ukuri ko ari kumwandikira n'undi akamusubiza, ikindi kandi akamusubiza yigize uwo mukobwa. Sheri we amwumvisha ko ibyo ari gukora nta kibazo, nta n'ibintu birenze, ni vuba cyane ibyo biganiro bigahita bihagarara. Tiger nawe ku rundi ruhande ari gukomeza areba amafoto y'uwo mukobwa mwiza bamwoherereje. Ahita yiyemeza ko agomba gukora igishoboka akabona uwo mukobwa, ikindi kandi bagakundana. Akomeza kumwandikira ayandi magambo meza, aramubaza ati ese utuye he? Rodrigue agiye kubona haje message imubaza ahantu atuye. Ahita atekereza neza, yumva ko agomba kumubeshya kugira ngo atazashyira imyirondoro yiwe hanze. Ahita amubeshya ngo atuye Kibagabaga. Tiger nawe ahita amusubiza ko atuye aho bita Kagugu kandi ari hafi cyane ya Kibagabaga.
amusaba ko bazahura. Rodrigue nawe aramubwira ngo nta kibazo azabitekerezaho kandi azamuhereza igisubizo. Taiga yarishimye cyane, yahise yumva ko atangiye kubona umukunzi, kubera ko burya umukobwa iyo aguhaye time yiwe ibintu byose aba yabikweguriye. Ikintu Taiga atari azi ni uko yari ari gucatinga n'umusore mugenzi wiwe, azi ko ari umukobwa mwiza yitomboreye. Tugaruke ku masaha ya nimugoroba, hamaze kuba nka saa moya n'igice. Rodrigue yambaye imyenda yo muri siporo, ari ku gipangu arimo arafunga. Ahita atangira kugenda yirukanka. Kumbe Rodrigue uko akomeza kugenda yirukanka, yaragiye ahita arenga kuri ya gym irimo wa musore Taiga bari gucatinga. Bigaragara ko baturanye nubwo bose batazi. Rodrigue nigeze abona amafoto ya Taiga. Ikindi kandi Taiga nawe amafoto yabonye ntago ari aya Rodrigue, ahubwo n'ay'umukobwa ari kwita umukobwa mwiza. Ku rundi ruhande, Taiga nawe asoje gukora siporo, ahita yegura telefone ajya kuri Instagram, akanda kuri profile ya wa mukobwa mwiza witwa Teta. Ahita yongera aramwandikira, hey beautiful, wiriwe gute se? Nizere ko wiriwe neza. Rodrigue ahari muri siporo yumva notification iraje kuri telefone, abona ni ku rubuga rwa Instagram. Arangije abona ni message ya Taiga, ahita amwandikira, imeze neza kandi niwe neza. Taiga nawe abona baramusubije, ahita yongera aramubwira, uzi kugira ijoro ryiza, ikindi umenye ko hari umuntu wagukunze kandi wagukunze cyane. Rodrigue abonye iyo message agira ubwoba, ahita yumva ibintu ko biri seriye cyane. Ntiyamusubiza, ahubwo ahita yongera ahamagara sheri we. Sheri we amaze kumwitaba, amubwira ko ibintu bikomeje kuba bibi, ikindi kandi uwo musore ukomeje kumwandikira agiye mu rukundo bya nyabyo. Sheri we amubajije niba hari amafoto yiwe yamuhaye. Rodrigue amubwira ko atigeze yibuka kuyamwaka, ikindi kandi bitari binamushishikaje si na ngombwa kuyamwaka. Sheri we amwumvisha ko nta kibazo, ibyo ngibyo nta birenze rwose, kandi atagomba kwivamo ngo agaragaze ko ari umuhungu, kandi n'amafoto yatanze ari ay'umukobwa. Ako kanya Rodrigue yahise yumva ko nawe nta birenze, akupa telefone ahita anahindukira, arongera asubira mu rugo. Ariko ageze kuri ya gym, Taiga nawe yari yasohotse arimo arafunga, bisa naho akazi karangiye. Gusa nta n'umwe wigeze ubona undi, nta nubwo yigeze ahindukira ngo abone ko kuri iyo gym hari umuntu uhari uri gufunga. Rodrigue yaragiye ageze ku gipangu, arafungura. Rodrigue yinjira mu nzu, yicara muri salo, atangira kwigisha inama y'ikintu agomba gukora. Uyu musore uri kunyandikira rero ashobora kuba ari seriye, ariko nanjye ibi bintu nakoze ngomba kubibyaza umusaruro. Uyu musore ngiye kumwaka amafaranga menshi cyane, ngiye gushaka ikintu umubeshya, ndebe ko yanyoherereza, maze ntayama nzajya nkomeza mwandikira mwaka amafaranga n'ubundi abona ari n'umukire nitomboreye. Ariko se yazabimenya? Ako se yazamenya gute kandi nta mafoto yanjye nzamuha? Nzajya nkomeza nshaka amafoto y'uyu mukobwa, ntansaba kuduhura, oya nzajya nkomeza nigire bize narebe, ngomba gashaka ikinyoma mutera, ngomba kumwaka amafaranga uko byagenda kose. Sasa Rodrigue atangiye kwiga imipangu yo gushaka ukuntu yarya amafaranga Taiga. Taiga se uri aho ngaho uzi ngo afite umukobwa yiboneye, yaba abizi ko ari gutereta umuhungu mugenzi we? Reka dutegereze episode ya 2.
Njye nitwa Dudoschenko, kora subscribe kandi wandike comment yawe niba iyi nkuru wayiryohewe.